Ibintu bikomeje gufata indi sura, ibintu bikomeje gufata indi ntera ku bijyanye n'ibyo kunywa, dore ko kuri uyu munsi bavuze ko n'inganda zikora byeri bagiye kuzigenzura. Abantu banywa agacupa cyangwa gahiye mufite ibyago bikomeye kuko mugiye kwahuka igikoma, icyayi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye byo kunywa, bitandukanye no kunywa inzoga zipfundikiye, yaba izisanzwe cyangwa amarikeri. Amarikeri kuri uyu munsi nta rikeri cyemewe gucuruzwa bitewe n'uko baje gusanga zitujuje ubuziranenge. Baragenzuye neza basanga ari amarikeri amwe n'amwe akoresha ibikoresho bitujuje ubuziranenge, dore ko bavangiraga abaturage bakabaha ibitari ngombwa. Mu Rwanda rikeri ntizicyemewe, bazihagaritse burundu ndetse banasaba inganda guhita zifunga. Inganda zafunzwe harimo Ngufu, Kiwingo, Ibikorano, Bari zo zafunzwe mbere, ndetse n'izindi nganda zigiye zitandukanye. Ndetse no kuri ubu ngubu batangaje ko bagiye kugenzura inzoga zitandukanye zirimo na byeri kugira ngo babashe gusobanukirwa neza ko abakora byeri nabo bataba bakoresha ibikoresho bitujuje ubuziranenge. Bivuze ngo na Burarirwa bagiye kwigenzura kugira ngo bamenye ibikoresho ikoresha n'uburyo ikoramo zino nzoga dusanzwe tunywa zirimo mitsingi, byeri ndetse n'izindi zitandukanye. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibyinjira n'ibisohoka, gishinzwe imiti ndetse n'ibindi bitandukanye FODA, cyatangaje ko hari zimwe mu nzoga zinjizwa mu Rwanda ndetse n'izikorerwa mu Rwanda ariko bagasanga ibikoresho bizikora byararengeje igihe. Ndetse umuvugizi wa polisi we yavuze ko hari bamwe mu baturage bari basanzwe bafata inzoga z'ibyuma cyangwa aya marikeri yahagaritswe bakayakoresha mu kwenga inzoga zisanzwe arizo urwarwa, ikigage n'izindi zitandukanye. Basobanuye ko nyuma yo guhagarika izi spiriti zari zisanzwe zikora izi nzoga, bagiye kwemerera abaturage kwenga urwagwa, ariko bakenga urwagwa rwujuje ubuziranenge, bagatumiza inzego z'umutekano ndetse n'urwego rw'ibanze, gitifu w'akagari ndetse n'abandi batandukanye kugira ngo basuzume koko nimba wenze urwagwa rwa kinyarwanda rwizewe n'amategeko rwemewe neza. Umuvugizi wa polisi y'igihugu nuko yabitangaje, yavuze ko ahantu hagiye kujya hengerwa inzoga zisanzwe urwagwa rwa bitoki, ikigage ndetse n'izindi nzoga z'umuco nyarwanda ko bagiye kujya basaba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kuhagenzura bakareba neza koko nimba urwo ari urwagwa, basanga atari urwagwa bakazimena ndetse na nyirazo wazenze bakamufunga. Noneho ku cyerekeranyeho n'ibirori bagezeho basya batanzitse, bavuze ko nta kirori na kimwe cyangwa umushyitsi ugomba kwinjira mu rugo iwawe ukamwakira bitabanjije kunyura kwa mudugudu. Ibaze ko ugiye kujya wakira abashyitsi barenze umwe ukabanza kujya kubimenyesha mudugudu mbere y'uko ugira ikintu bagurira cyo kunywa. Ibaze ko n'amafanta nabo bagiye kuyagenzura. Mu gihugu cy'u Rwanda ibintu ntabwo bikomeje koroha, baje gusanga zimwe mu nzoga zikorwa zirimo kwangiza ubuzima bw'abaturage. Bagenzuye barebye neza basanga inzoga z'amarikeri ndetse n'izindi zitandukanye zikorwa muri spiriti zirimo gusya zitanzitse ku baturage b'u Rwanda. Bahitamo kuzihagarika zose. Uruganda rwa NBG, Kiwingo, United Gin ndetse n'izindi zitandukanye barazifunze burundu. Gusa nubwo bimeze gutya, abaturage basabwe gukomeza kwirinda kunywa zino nzoga zikomeje koreka ubuzima bw'abanyarwanda. Banasabwa ko mu gihe barimo gukora igenzura, abaturage bagomba kwirinda kunywa zino nzoga, bagashaka ibindi bintu baba barimo kunywa ari iby'igikoma, icyayi. Bivuze ko basabye abaturage kugura isukari kugira ngo bakomeze banywe igikoma nk'uko byari bisanzwe, abenga urwagwa barwenge mu buryo bwemewe ndetse n'ibigage. Polisi y'u Rwanda yibukije abaturage ko nta muntu n'umwe ukwiye kwangiza ubuzima bwe arimo kugendera kuri aka kayoga cyangwa ku nzoga, ahubwo bagomba kurengera ubuzima bwabo kuko zino nzoga ngo zitujuje ubuziranenge habe namba. Gusa bamwe mu baturage bakomeje gutaka cyane, barira bavuga ko zari zibatungiye imiryango, abandi bakavuga ko zarihiriraga minerivare y'abana babo kugira ngo babashe kugera ku mashuri hakiri kare. Abandi bakavuga ko bazikuragamo ibyo kurya bya buri munsi, mu gihe abacuruzi bo barimo kurira yo kwarika bavuga ko zari zibabeshejeho ubuzima bwabo bwose. Bavugaga ko arizo nzoga zari zisigaye zigura amafaranga make kandi zikabasha gufata umuntu zikamusindisha mu buryo bworoshye, bityo abaturage barimo bazikunda. Urubyiruko rwo rurimo kurira yo kwarika dore ko ruhora rutaka amafaranga, bityo rugasobanura ko kuba bagendaga bakagura zino nzoga z'ibyuma baguraga nkeya bakazigura ku mafaranga make kandi bakabasha kujya mu gakoni. Gusa nubwo bimeze gutyo, ibyo nibyo leta y'u Rwanda itagishaka.
urubyiruko kuri ubu rwari rwarishuye mu kunywa zino nzoga za marikeri, bamwe bari batangiye kuba abasazi, ugasanga hari urubyiruko rugenda rusakuza mu nzira, urundi rugenda rwangiza ibikorwa remezo, urundi rugenda rutera hejuru abaturage, ugasanga umutekano ubaye muke bamaze kunywa kuri izi nzoga za marikeri ndetse n'ibyuma. Gusa igisubizo cyabyo cyabonetse. Foda yavuze ko nta kintu na kimwe gikwiye gutumizwa mu mahanga cyerekeranye no gukora inzoga za marikeri, ibyuma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Basobanuye ko hari byinshi bisigaye bivangwa muri izi nzoga maze bigasigara byangiza ubuzima bw'abaturarwanda. Ndagushishikariza kwiyandikisha kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, ukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'amakuru yizewe ku gihe kandi ahamye. Naho njye wumvaga ni Damour, iyi ni Damo content.